ikoranabuhanga naje kumurika ni iryo kurwanya nkongwa dukoresheje ibimera mu mwanya wo gukoresha ya miti dusanzwe dukoresha. Urabanza ugategura umurima wawe ukahatera icyatsi cyitwa ivubwe, ukagikorotira umurima wawe, noneho imbere aho uzatera ibigori ukagenda urenga 200, ariko iterambere y'igihe icyo gikorwa cyo gutera ibyatsi by'ivubwe n'umuvumburankwavu bikora mbere utaratera imbuto zawe z'ibigori. Umurima wawe wateguye kubusa ukahazenguruka n'ivubwe hagati ku 200 ukagenda ushiramo umurongo w'umuvumburankwavu. Noneho nyuma iyo bimaze gushibuka, ivubwe ryashibutse, umuvumburankwavu wameze, ukabona uguce byose ugashiramo amafumbire nk'uko dusanzwe tubikora, ugashyiramo za ntete zawe. Igihe intete zirimo zirasagura, kwa kundi nk'umwe iba yarihishe hasi mu butaka muri bya bikonoshwa, nibwo itangira kuza kwataka ikigori iyo kiri kurasagura. Noneho yaza ryavubwe kubera ko wa muvumburankwavu kubera ko warameze umuhumuro mubi ukayinukira, wayinukira igatarataza ivubwe, bigafatwa muri ryavubwe ryo ku ruhande, kubera ko ivubwe riba rifite utuntu duhanda ku mababi yayo, iza isanga igira ngo ni ikigori kubera ko iri mu muryango umwe nk'uw'ibigori. Inkongo igafatwa kigapfiramo, ibigori byawe bikazamuka nta nkongo ibiriye. Bityo ukaba ubonye ibintu bitatu icyarimwe, ukaburwanyije inkongo nta bindi bishoro bigusaba, ukaba ubonye ubwatsi bwo guha amatungo, kandi umuvumburankwavu wo mu butaka ni n'indumburabutaka. Ibyo bintu bitatu by'ingenzi ukabibonera kimwe, nta bindi bishoro utanze ku ruhande. Nagiye mu mahugurwa yabyo muri lab, nyuma tubikoraho ubushakashatsi muri saison A, duhinga ibyo bigori dukoresheje ubu buryo, ibigori tubisaruyemo kugira ngo turebe neza kuko ngewe ndi umuhinzi nanjye nigerageze ndebe, nongeramo ibindi bigori, n'ubu nzabisarura muri mpera z'ukwa karindwi kuko birahishije nta nkongo yigeze bigeraho.